muhaye ikaze kandi nkwifurije ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku munsi by'umwihariko wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane. Nyuma ya kesi ya Miss Muheto, title nyinshi zarakozwe, inkuru nyinshi zaranditswe, content nyinshi zarakozwe kuri YouTube, yakoreshejwe ku ma thumbnail agiye atandukanye, yaba ari ukuri bagiye kuvuga cyangwa se ibinyoma. Byabaye byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ku binyamakuru byandika ndetse muri rusange muri media. Ino saga ya Miss Muheto yabaye nyinshi cyane, ariko by'umwihariko ngiye kugaruka ku kantu nabonye kuri Twitter, aho bafashe amacupa y'inzoga nk'uko ubibona mu mafoto bakayashyiraho label cyangwa se ibirango biriho Miss Muheto, bakanabyita amazina yerekeranye na Muheto. Ibi ngibi ni kenshi cyane muri saga zigenda ziba, abantu bakavugwa bagakorerwa challenges zigiye zitandukanye, ibintu bisekeje, ariko hano biba bikabije guys. Gufata umuntu ufunzwe, yego yakoze amakosa agomba kuyahanirwa, ariko nanone ibi ngibi bisa nko gushinyagura cyangwa se kwishima hejuru y'umuntu, cyane ko mu Kinyarwanda bavuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Aba bantu bo kuri Twitter rero bakomeza kugenda bakora utuntu tugiye dutandukanye, dutrollinga cyangwa se twinjirira cyane iyi kesi ya Muheto. Birababaje cyane kubona babishyira kuri runo rwego. Iyo ni opinion yanjye, sinzi wowe uko ubyumva. Guhanwa ko akwiye guhanwa kuko yakoze amakosa, ariko nanone gufata umuntu ngo nuko afunzwe, nta muntu utafungwa. Gufungwa ni nk'urupfu, umuntu arabigendana. Ushobora gukora akantu gato cyane ukisanga nawe muri biriya bikuta bine ariho uri, utabasha kubona nuko tweetinga n'ibyo bintu tweetinga. Ibi ngibi nabifashe nko gukabya cyane. Kora subscribe rero kugira ngo ujye ukomeza ubane nanjye umunsi ku munsi.